uyu twasabye Imana Roza yari inshuti magara ya Nyirabahiga yumva Fortune wari umwizuru ku buryo ari nawe yiyambazaga nk'umuzimyamuriro atazi ko yinjiriye urugo rwabo. Muri urwo rugwiro rw'imiryango yombi ngo hajemo ko Roza yabengutse umugabo w'inshuti ye magara ari we Fortune. Bwa mbere na mbere yaraje arambwira ngo nimutize amafaranga inoti ya 2 ajye gutanga mu itsinda. Ndamutiza n'ubundi nk'uko yazenda akambwira ati iki ngiki, arangije aragenda aragaruka aricara turaganira inshuti buzira aho ngaho. Noneho bigeze nyuma urukundo rwanjye nkajya mbona ari kurugabanya n'abantu bambwira ati biriya mugore nubwo mukundana ariko ntago ari shasha. Noneho njye nkababwira ni mumbabarenge nzigenzurira. Nyuma yakomeje kujya yibonera n'amaso ye bimwe mu bimenyetso byerekana ko umugabo we ashobora kuba koko afitanye umubano udasanzwe na Roza ariko mu buryo bw'ibanga. Mba mu rugo abantu bakaza bakambwira ati nyimaze nubwo buri mu rugo ariko uriya inshuti yawe ntago ari nshasha. Sinzi ukuntu naje nicaye hano ndi kumwana ibere baza bari gukina bavuye ku musururu baraza bakinira hano. Uwo mugore n'umugabo inkosha y'umwana ari hariya barayikubitana. Ndabwira nise mu rugukungurira umwana wanjye kikoze mwikungurire mutakungurira umwana wanjye. Fortune yabasabye kurekeraho gukira n'inkosha y'umwana baramutuka karahava nuko umwiryane hagati ya Roza wari inshuti magara ya Fortune utangiriraho bajya bahura mu nzira bakareba nayingwa. Umugore twajya duhura akaninura. Ku cyumweru ku itariki ya 5 z'ukwa mbere 2025 mu masaha ya saa 9 z'umugoroba nibwo mu gahanda kazamuka ku mashuri yo kwibanda muri Kivumu hari hahagaze uyu mugore Roza n'umugabo wa Fortune biganirira. Fortune yagiyeyo agiye kureba umugabo we ngo amuha agafunguzo yigire mu rugo. Uyu Roza akeka ko Fortune yabaje kubacunga ahita mwadukira barafatana bararwana. Fortune ari umwizuru ryitura hasi nguko uko byagenze. Ku cyumweru abana baje gufata ibyo guteka ndabibaha nsotse hanze kwihagarika bafunga akagufuri karaka wasi kare gafunguye. Ndangije ndivugisha bagiye mu rugo umuntu arambwira ati ambuka ari hakujya kwa Kaje niho bahagaze impande yo kwa Ruje nagura urufunguzo. Ndambuka ndagenda nsanga bahagaze. Mu gihe natari navuga ati mu rufunguzo umugabo yahise avuga ngo ubu mama rwose agiye. Umugore nawe ahita yindukira ngo ni wese koko ahita mfata. Mukumfata nibwo yahise nduma hano. Nduma hano nanjye mu rumitama ndi kugira nitabare. Dushatse kurekurana hari umugabo waje niwo kumuvuga ntabwo ndamuhisha bamwita Senga Umuremyi. Niwo kumuvuga niba bari kumwe ntago mbiza araza aramfata. Undi nawe tamfata gutya naranshikira randuma. Yahise ajya kwivuza muganga amubwira ko iryo zuru bitakunda ko bongera kurisubizaho. Ubu Fortune asigara igendana mwishashi. Kwa muganga nagiyeyo no kano akakavuma bakazanye muganga aravuga ngo ntago byakunda kujya. Usibye Fortune wemeza ko uyu Roza amaze kumenyekana ko atwara abagabo babandi binemezwa naba. Umuntu wese ashatse kugira ngo atware umugabo amanza yaba inshuti ye. Kaba inshuti yawe ariko ashaka umugabo wawe. Yamara kuba inshuti yawe akabona uko atwara umugabo wawe. Ubwo rero wabimenya nawe ntago umuntu yaza akakurya kawe kose ukamubwira ibanga ryawe ryose yarangiza akabaye nawe gusenyera. Ngewe ku cyifuzo cyanjye rero nkuko yamwangije n'uyo ni inshuti yanjye. Numva mwamuhana n'abandi bagore bose bagamije gutwara abagabo b'abandi bagore bakareberaho. Icyo cyifuzo mfite. Arabatwara umva araza akaba inshuti yawe akagusengera abo nk'umusuruka wumva. Ariko icyo ashaka n'umugabo wawe. Ibi Roza avugwaho byo gutwara abagabo arabihakana yivuye inyuma ndetse hakemeza ko nawe yifitiye uwe mugabo. Mu by'ukuri kunebo cyane umugore ufite umugabo n'abana 5 buri muntu aba mu kazi ke nta muntu umwanya yababona wo kuba yajya yigwana n'undi ahubwo ikibazo afite ngibwo ntago nyiza. Nzatambeshere ubu ngubu umuntu yagushinja ngo bamutwaye umugabo ntarara mu gasozi bayigwa hamwe bakarara hamwe. Tumubajije ku kijyanye no kuruma izuru rya Fortune byo ntabihakana ahubwo kavuga ko ari we watangiye amwendereza. Kubera nari mpagaze ndi kureba ruguru umuntu twari kumwe yasigaye
kureba aho ageze. Nikumva umuntu amubise igipfunsi mva mu nzira, ubwo numvaga ko hari umuntu w'umusinzi wenda uri gutaha. Umugabo we yari ahagaze hepfo ahita amubwira turi kwenderanya. Arangije amubwiye ngo uri kwenderanya, ndamubaza nese niwe nkubise ubwo. Nuko arangije ahita amfata mu ijosi atangira kunduma mu mutwe aruma no kwitama, nanjye mpita muruma ku mazuru. Uyu Roza warumye izuru rya Forutine atuye mu mudugudu wa Kabuga muri Miyove. Uku gukomeretsa Forutine byemezwa na Baribwa n'uwe Jean Pierre, umukuru w'uyu mudugudu wa Kabuga. Uwo barumye izuru ni uwo mu mudugudu wa Muramba, ariko